Okay guys, twari tumaze iminsi tudakora ariko mutwihanganire nyine ni ikibazo cy'igihe mwese muba mubyumva nyine. Noneho tugiye gukomeza n'isomo rya gatandatu rya C++ programming. Ni isomo rya gatandatu, noneho tugiye kureberamo output na input. Muri output rero ibyo tuba dufitemo ibintu byinshi, ariko iby'ingenzi ni ibi bitatu. Hari print text, print number na new line. Noneho ubwo tugiye gutangira nyine coding. Tutaratangira coding ariko reka mbanze mbasobanurire icyo output ari cyo. Output niyo idisplayinga ibintu kuri screen. Kuri screen nyine tukabona ibisubizo by'ibyo twakodinze nyine. Ushobora kudisplayinga amagambo. Uko badisplayinga amagambo ntabwo ari kimwe n'uko badisplayinga imibare. Noneho reka tuyirebe dukodinze. Nkuko bisanzwe uza muri Visual Studio Code na bambe muranyihanganira, uza muri dev nkuko bisanzwe ugakanda Ctrl N ugafungura new project. Noneho ubwo tugatangira na syntax nk'ibisanzwe nyine, ibisanzwe nk'ukuntu dutangira. Gira kanzominge bigaragare neza nkuko dusanzwe tutangira C++ nkuko twabibonye mu masomo yabanjije. Ni include IO stream using name space std int main, tukahita dushyiraho bracket tugafungura. Noneho output nakubwiye ngo output niyo itwereka solution z'ibyo twakodinze kuri screen. Ni ukuvuga ngo mu gukora output dukoresha keyword ya C++ bita cout. Iyi niyo idisplayinga ibintu kuri screen. Noneho cout tugashyiraho uturesidani tubiri. Noneho uku niko tudisplayinga ibintu kuri screen nyine tukabona solution z'ibyo twakodinze. Noneho tugiye gutangira noneho tudisplayinga noneho text, cyangwa tureba duprintinga text nyine. Print text. Ni ukuvuga ngo ahangaha kuri print text dukoresha ni cout nkuko twabibonye ko ari displayinga, tugakurikizaho uturesidani tubiri. Twarangiza iyo tugiye kudisplayinga ijambo turishyira muri double quote. Iryo jambo turyandika muri double quote. Nongere mbasubiremo, iyo ugiye kudisplayinga ijambo uryandika muri double quote. Uko twabibonye C++ ni programming language ireba buri ka error kose ushyizemo. Irangije kwandika rino jambo uhita ushyiraho semicolon.
aha niko C++ nyine iteye. Irangije kwandika nyine line runaka, ugiye kwandika indi line ushyiraho semicolon. aha uku niko ba displayinga ijambo. None reka tubirebe. cout double quote nabibabwiye, displaying hello world, shyiraho semicolon. aha noneho tubanze dusevinge kugira turaninge nyine, muzajye mwibuka kubanza mugakora save. aha go savinga, uracuzinga folder ushaka nyine, aho ushaka ko bizajya bijya. ndashaka ko bizajya bijya muri no folder, ukayita izina, rangiza gusevinga. Kuraninga ni F11 karaninga. ahangaha iyo harimo error bahita bayikwereka, kubera ko nta error irimo. Urabona ijambo dore ngiri twa displayinze. aha uku niko ba displayinga iki text cyangwa amagambo. aha noneho twagiye kukuntu noneho wa displayinga numbers. uku niko ba displayinga amagambo, uku noneho wa displayinga numbers. enda reka commenting. ukuntu noneho wa displayinga numbers, ni ukuvuga ngo ukuntu ba displayinga numbers, hoho wandika cout ugakurikiraho uturesidani tubiri, noneho ukandika umubare. ni ukuvuga ngo wandika umubare ushaka kudisplayinga. hoho ntago wandika umubare munoze muri double quote. ni ukuvuga umubare tuwushyize muri double quote, uyu ntago waba ari umubare nyine. muri C++ wowe urabona ari umubare gusa, ariko muri C++ ntago uyu nguyu waba ari umubare. uyu nguyu uba warangije kuba string, kandi string ni amatext nyine. aha ni ukuvuga ngo izi double quote ntago uzikoresha mu kudisplayinga imibare. hoho noneho uhita wandika umubare runaka ushaka kudisplayinga. noneho ugasevinga, uhita running. urabona ahangaha bari kunyereka, nari nibagiwe semicolon. urabona wa mubare twa displayinze uraje, dore nguyu. uko niko ba displayinga numbers. noneho twagiye ku kuntu ba displayinga new line. ni ukuvuga ngo nk'ahangaha ndamutse ngize uno murongo nkawuvanaho comment, nkareka kugira comment, ni ukuvuga ngo ahangaha ubu ngubu ndaninze. bimeze gutya. murabona ibi biza ku murongo umwe. murabona ijambo ngo hello world, inyuma yaryo hakahita haza 5, ya 5 twa displayinze. kuvuga ngo mu miterere ya C++
iyo displayinze ibintu biza biri ku murongo umwe. Noneho hari ubundi buryo ukora ku buryo ki udisplayinga ibintu bitandukanye bikaza noneho bigiye biri ku murongo uhagaze, mbega bidafatanye nyine bidafatanye. Muri uko kugira rero, muri uko kudisplayinga new line dukoresha keyword ya mbere. Wenda reka mbanze nkomentinge bino ibingibi. Dukoresha hari uburyo butandukanye. Uburyo bwa mbere, uburyo bwa mbere bwo kudisplayinga new line, ni ukuvuga ngo uburyo bwa mbere dukoresha keyword bita new line. Ni keyword bayita new line, gusa ntabwo wandika new line, wandika akarongo ubwo ni oblique line, gusa itameze nk'izi ngizi za comment, ntabwo bimeze nk'izi ngizi za comment, ukahita wandikaho n. Ariko iri jambo uri displayinga nka string, ntago. Ni ukuvuga ngo kanze dukore nk'urugero, kuvuga ngo nkangaha wenda reka displayinge cout, wenda displayinge nk'izina rya channel yacu, Programmer TV. Wenda displayinge n'umubare runaka, wenda 3. Ninsevinga nkaraninga, nibisanzwe twabonye ko biza ku murongo umwe. Ahangaha nibisanzwe twabonye ko bita biza ku murongo umwe. Dore Programmer TV 3 ariko biri ku murongo umwe. Noneho kugira ngo iyi 3 iza ku wundi murongo ntifatane ni Programmer TV ni cyane rira jambo, dukoresha keyword bita new line. Ni ukuvuga ngo ushobora kuyandika mwaho ukahita ushyiraho new line. Kuvuga ngo niba nyanditse kuri uno murongo wa twa displayinzeho ino string cyangwa rino jambo ngo Programmer TV, ni ukuvuga ngo ikintu kiri buri kurikire cyose, icyo ari cyo cyose kiraza ikintu cyose kiri bw'idisplayinge kiri kurikiye kiri buze gutangira ku wundi murongo. Reka dusevinge turebe. Kuvuga ngo ahangaha urabona yuko iyi Programmer TV noneho iri ukwayo, hakahita haza 3 munsi yayo. Urabona yuko iriya new line irakora. Ni ukuvuga ngo ubonye iriya space idahagije, urongera ugashyiraho n'indi new line, irongera igasigamo undi mwanya, irongera ikahita isigamo undi mwanya, noneho igasigamo umwanya munini. Urabona yuko yasizemo noneho umwanya munini. Kuvuga ngo new line zose washyiramo niko igenda isigamo umwanya munini. Iyo ushyizemo nyinshi isigamo umwanya munini. Noneho iyi ni keyword ya new line. Kuvuga ngo mu kudisplayinga iyi keyword ya new line, tubonye yuko isigamo umwanya munsi. Ni ukuvuga ngo ahangaha munsi y'i 3 ndamutse displayinze wenda nk'urugero nka displayinga irindi jambo, wenda nka displayinga nanone hello world.
ni ukuvuga ngo ese reka turebe ukuntu ahangaha byaba bimeze. Noneho kuri ino gatatu nta new line twigeze dushyiraho, noneho reka turebe ahangaha uko byaba bimeze. murabona ahangaha programmative iri ukwayo, gusa kuri gatatu na hello world birafatanye. Ni kuvuga ngo kugira ngo duhandoringe ibyo ngibyo nyine ntabwo byaba bigaragara neza. Noneho kugira ngo tubihandoringe nuko no kuri ino gatatu twashyiraho naho new line, kandi new line twabonye ko tuyidisplayinga nka string, kandi ahangaho string twabonye ko tuyishyira mu ntuza muri double quote, kandi ahangaha kuri gatatu urabona nta double quote zihari. Ni ukuvuga ngo muri C++ ubundi iyo tugiye kudisplayinga ibintu bitandukanye mbega, ariko turi bubidisplayinge ku mirongo itandukanye, dukoresha nanone uwongeraho tuturesi dani, ukahita ushyiraho double quote niba ari ijambo, ryaba atari ijambo ugashyiraho double quote ukazivanaho, ya waba ari umubare ukongera ukadisplayinga ugashyiraho uwo mubare. Kandi new line twabonye ko tuyidisplayinga nka string, ubwo ni ukuvuga ngo turashyiraho double quote twongera twandike nanone new line keyword yayo, dusavinge, turaninge. Urabona nanone byabaye bimeze neza, urabona ko byaje ku mirongo itandukanye bimeze neza. Nuko nguko rero new line ikora. Noneho tugiye nanone kureba indi keyword nanone yakora nka new line nyine, nayo idisplaying ibintu ku murongo utandukanye, ku mirongo itandukanye. Ni ukuvuga ngo ni indi keyword bita end line bakandika endl. Kuvuga ngo ino keyword nayo ikora nka new line nyine, ikora nka new line nayo ishyira ibintu ku mirongo itandukanye. Yenda kamfate ibi ngibi ikopiye tena na commentinga nze mbari ibyo nkoresha ngaha. Noneho izi new line kanzivaneho. Noneho ni ukuvuga ngo ino end yo ukuntu ikora, yoyo ntabwo tuyidisplayinga nka string nka kuriya new line yako twayikoraga. Oya, iyi end line yo ukuntu tuyidisplayinga nk'uko tudisplayinga imibare bisanzwe. Ni ukuvuga ngo C++ yo irayizi, ni keyword yayo. Wongeraho twabibonye yuko ugiye kudisplayinga ikindi kintu, gusa nyine ushaka kubidisplayinga bitandukanye, wongeraho tuno turesi dani. Noneho y'ukuntu bayidisplayinga yo ntabwo turi bushyire muri double quote. Oya, ntabwo tuyidisplayinga nka string, ahubwo tuyidisplayinga nka number, gusa ukandika endl. Nituraninga turebe. Urabona ko nituraninga iyi programmative iri ku murongo wayo, ntabwo ifatanye n'izi zindi n'ibindi. Noneho gatatu na hello world byo biri ku murongo umwe kubera ko ntabwo twigeze tuyishyiraho. Ni ukuvuga ngo nanga naho ushaka ko gatatu na hello world biza kuza ku mirongo itandukanye, wongeraho nanone ukandika end line. Nanga naho dushobora kuyongeraho kugira ngo ikindi kintu turi buze kudisplayinga munsi nacyo kize ku murongo utandukanye nacyo nyine, naho dushobora kuyongeraho. Hano no dusavinge control S, turaninge F11. Murabona noneho byose byaje ku mirongo itandukanye.
iyo ni output. Iyo ni output. Ibyo tubonye muri ino video muri output, twabonye ko output dukoresha keyword bita cout. Tubona ko uko duprintinga amatext biba bitandukanye nuko twa printinga imibare. Tubona ko iyo duprintinze amatext dukoresha double quote. No ibyo twakavarinze, twari turi kubyo twakavarinze ko twabonye uko wa displayinga text iyo displayinze uyishyira muri double quote. Turongera tubona uko wa displayinga number. Ubu number iyo displayinze ntabwo displayinga nka text, iyo ntabwo ukoresha double quote. Tubona uko wa displayinga new line twabonye ko ukoresha keyword ya new line, bandika gutya. Tubona nuko wa displayinga new line gusa udakoresheje keyword ya new line, ahubwo ukoresheje indi keyword bita entry. Noneho ubu ngubu twagiye none ubu ngubu kuri input. Input muri C++ tugira uburyo muri C++ muri C++ twinjizamo ibintu, ni uburyo twinjiza ibintu runaka. Ni ukuvuga ngo nshobora gukora nka program iteranya imibare ibiri, ariko iyo mibare ibiri nkazajya mba ari njyewe wayiyinjirijemo. Nuko nguko bakoresha rero input. Noneho input twagiye kuri input. Noneho input dukoresha keyword bita cin. Nukuvuga ngo cin niyo keyword muri C++ yinjiza ibintu runaka. Nukuvuga ngo mu mavideo yabanjije twize uko badekarara imibare, twize ukuntu wadekarara imibare. Mu mavideo yabanje twize ukuntu badekarara imibare. Noneho mu kugira muri input naho dukenera kudekarara imibare cyangwa amastring nyine runaka, naho turabikenera. Nk'ubu ngubu nshobora gukora C++. Nk'ubu ngubu ngiye gukora C++, tugiye gukora C++ idisplayinga izina ry'umuntu yinjije. Ni ukuvuga ngo icya mbere nkeneye kubanza nkadekarara variable mbega ihagararira iryo zina. Nkeneye kwanza nkadekarara variable ihagararira iryo zina. Ni ukuvuga ngo ni izina ngiye kudekarara. Ubwo ndakoresha string name nindangiza. Ubwo muri cin dukoresha bambe muri C++ dukoresha cin twinjiza. Ubwo ni cin, noneho cin tuhita dukurikizaho nizo ni greater than dukoresha, ntabwo ho dukoresha less than, zo dukoresha greater than. Ubwo name
ukandika ya variable wadekaraye hejuru, noneho warangiza ugashyiraho semicolon, warangiza gushyiraho semicolon, ubwo tukahita tuyidisplayinga ko arinjiza izina rye ihite yongera idisplaying iryo zina. Ubwo ni cout name. Ukuvuga ngo muri display hari akandi kantu nari nibagiwe. Muri display ubwo ni output. Iyo ugiye ku displaying ikintu wadekaraye ahangaha hejuru nyine gifite variable yayo, ni ukuvuga ngo iyo ugiye ku displayinga icyo kintu, ntago nubwo ahangaha nubwo ari string gusa, ariko ntago dushaka kwandika gutya ngo displaying name tuyandike mwahangaha, oya. Ni ukuvuga ngo ahangaha ubikoze gutya ukandikamo name yakidisplayingira name. Ni ukuvuga ngo ahangaha iyo tugiye ku displayinga ikintu gusa twakidekaraye, ntabwo dukoresha double quote, tukidisplayinga bisanzwe nkuko twabonye ukuntu tudisplayinga number. Hano no dusavinge turaninge turebe. Urabona ahangaha ntabwo isiraninga ngo iduhereze ibintu nyine. Ahangaha irategereje tubanze twinjizemo ikintu nyine twerekanye ko tuzajya twinjizamo. Ubwo wenda karandikemo programmer TV. Urabona ise idisplayinga program. Ni ukuvuga impamvu itadisplayinze ino TV ni iki? Ino TV ise ibifata nkaho ari ibintu bibiri bitandukanye. Iyi TV yifashe nkaho ari ibintu bibiri bitandukanye nyine. Ni ukuvuga ngo ifashe nkaho iriya name ari programmer gusa, iyi TV ari ikindi kintu. Niyo mpamvu itayidisplayinze. Uvuga ngo ahangaha iyo igiye ku displaying ibintu ubidisplaying ubifatanyije. Noneho ahangaha ukuntu iyi programme dukoze ukuntu ikora ni gute. Twabanje tudekarara ahangaha, tudekarara ino name. Ni ukuvuga ngo ino name turaza ahangaha twerekana ko agaciro k'iyi name bazajya bakinjiza. Nicyo ino CN ikora. Agaciro k'iyi name umuntu nyine umuyuza ni uzajya kinjiza. Ni ukuvuga ngo ibingibi bitandukanye nuko twari kwandika gutya. Ahangaha twahita dushyiraho agaciro k'iyi name, tukavuga ati wenda ni programmer TV, cyangwa twandike programmer gusa. Ni ukuvuga ngo ahangaha agaciro k'iyi name nino programmer gusa. Nibagiye kwishyira mu ntoza muri double quote. Nino programmer gusa, niko gaciro kayo, ntago agahindura. Ni ukuvuga ngo nituraninga ni turabona rino zina byonyine. Nituraninga turabona rino zina ryonyine, ntago warihindura. Abona ni programmer iduhaye, nta nubwo nanone iduhaye ahantu ho kwandika. Kubera iki? Kubera ko ino CN twayikomentinze ntago iriho. Ni ukuvuga ngo ubwo ushaka ko noneho agaciro umuyuza ari uzajya ukinjiriza, ubwo ino ureka kuhita ubihereza value, ahubwo ukavuga ati value, ugakoresha ino CN ukavuga ati value ni umuyuza uzajya yinjiriza. Ino CN mbega nikimaze. Noneho ahangaha tuhite tudisplayinga. Ahangaha twahise tudisplayinga cya kintu rya zina wa muyuza yinjije, niryo twahise tudisplayinga ahangaha. Noneho
none ahangaha dushobora no gukora tugiye gukora noneho application. Noneho umuntu none azajya yinjizamo imibare ibiri iti displayinga sum y'iyo mibare. Ni kuvuga ngo turadekarara int, ubwo turakoresha int cyangwa float nkuko twabibonye ko nibyo bikora ku mibare. Int ubwo iyo twari buze kuzamo ibice ubwo ukoresha float, ubwo ni int a, ubwo a ni variable, dukore na int ya b, ni nayo ni variable, ubwo azajya yinjizamo umubare, ubwo ni value a na value ya b, nirangiza it displayinga sum izo value yinjije. Ubwo ahangaha ushobora no gukora kandi kantu k'agakoryo cya kamanyeri ukavuga ati cout enter numbers cyangwa enter numbers, ushaka gushyiramo enter numbers uko. Noneho ubwo tugiye kwita noneho twinjiza agaciro kizi variable twadekaraye, ubwo ni cin a. Noneho muri C++ ushobora kwinjiza ibintu bibiri bitandukanye icyarimwe, nkuko twabonye ko mu kudisplaying ushobora kudisplaying ibintu bibiri icyarimwe. Nanga rero umuntu uza muri input naho ushobora kwinjiza ibintu bibiri icyarimwe. Nubwo ukoresha cin ugashyiramo greater than tubiri, ugashyiraho nuza variable ya mbere, none ukongeraho utundi greater than tubiri, ugashyiraho variable ya kabiri, ugashyiraho semicolon. No mu kudisplayinga cout, ubwo ho turadisplayinga, tugiye kudisplayinga izajya yerekana umubare a yongere ihite idisplayinga ubwo guteranya. Iyi guteranya impamvu ngize nuza, iyi ni symbol, impamvu nyishyize mu nuza muri double quote ikaba string, iyi ni symbol, ntabwo iyi ngiyi ari umubare, ntabwo nari kubidisplayinga nkuko a ni displayinze. None twongeraho izindi less than ebyiri, ubwo tugiye kudisplayinga nanone b, twongeraho izindi less than ebyiri, nanone dushyireho nanone double quote equal, nanone izindi less than ebyiri, noneho idisplayinge a uteranyijeho b. Ni ukuvuga ngo ahangaha impamvu dukoresheje ino plus itari mu nuza, iyi ngiyi, iki ni ikimenyetso twarabibonye nyine mu ama-operator twarayabonye. Iyi ni arithmetic operator, ni ukuvuga ngo iyi ngiyi iyo uyishyizeho yonyine, iyo yanditse nyine itari muri double quote, iba ari uguteranya nyine, biba ari uguteranya. Ni ukuvuga ngo ndamutse nsibye ino mibare iyi b nkasiba n'iyi a, byamereza error kubera ko nta bintu biri bwiteranye bihari. Ariko ubwo nyine ntaba nshaka kuyidisplayinga yonyine, nkayidisplayinga nk'umubare kandi ni symbol, kandi symbol iyo ugiye kuyidisplayinga yonyine uyidisplayinga nka string. Noneho ubwo ahangaha reka dusavinge turebe, turaninge F11. Ahangaha barakubwira ngo enter numbers, ubwo iyo ibintu wahisemo kubyinjiriza hamwe, ubwo wandika umubare a cyangwa umubare uhagarariye a, ugasigamo umwanya ukandika umubare uhagarariye b, bagahita baguhereza solution. Kabiri twashyizemo nka a,
uteranyijeho 8 twashyizemo nka b biheguhereza cya gisubizo a uteranyijeho b. Niko bikora. Kuvuga ngaha icyo twakoze ni iki? Ahangaha twadekaraye, ubwo ni ama variable abiri, twadekaraye a tudekarara na b. Noneho ahangaha iyi inter numbers, iyi ngiyi niyo wayisiba nta kibazo. Iyi ngiyi ni ukwereka ko iyi ngiyi ikintu mbega imaze, ni ukwereka ati injiza imibare ibiri, nyine bikaba byagaragarira umuyuza utarabonye utarigeza ubona ukuntu wabikodinze yuko ahantu ageze ari ukwinjizamo imibare ibiri. Ari ukwinjizamo imibare. Ni ukuvuga none ahangaha uno murongo ushatse kuvuga yuko noneho tuzajya twinjizamo ibintu bibiri, tuzajya twinjizamo a na b, tubyinjirizemo icyarimwe. None ahangaha izajya displayinga wa 8 ya kabiri mwabonye ahangaha nka kabiri, noneho ishyireho guteranya, iyi ni nka string, ihite ishyiraho wa 8 mwabonye nka b, ihite yandikaho iko nayo ni symbol bingane n'igisubizo guteranya. Noneho ahangaha kuri no programme hari ubundi buryo nabwo twayikora. Dushobora kubyinjiza, noneho dushobora kwinjizamo bitandukanye, mbega tukinjizamo tukabanza twinjizamo ino a, tukaza no kwinjizamo b nyuma. Ni ukuvuga ngo ahangaha wenda dushobora kwandikaho ngo inter wenda a. Noneho tuhisemo kuzajya twinjizamo a idafatanye na b, ubwo ahangaha twita ino b turayisiba, dusibe na zira greater than ibyo twari twayishyiriyeho. Ubwo ahangaha tuzajya twinjizamo a, bazajya babanza display inter a, twinjizamo a. None cout inter b, inter b, ubwo c ni nayo tuyikore c ni yayo b. Noneho idisplayinge ibi ngibi. Kuvuga ngo ahangaha ahantu bitandukanye na biriya bya mbere ni hehe? Kuvuga ngo ahangaha nari bagiye semicolon, ihita ibinyereka. Kuvuga ngo ahangaha ho rero irabanza ikakubwira ati inter a, ukinjizamo a. Ntabwo ho uhita usigamo space ngo wandike indi mibare, reka. Ukimara kwinjiza a uhita ukanda inter, bakahita bakubwira ngo inter b, nayo ukayinjiza 5. Kanda noza bakahita bakwereka solution. Noneho ni ukuvuga ngo ahangaha inonoza nayo n'ibi ngibi nabyo dushobora kubikora bitandukanye. Dushobora nanone kudekarara indi variable, tukahita wenda int sum. Noneho sum agaciro kayo noneho ko kakaba ari a, ino a uteranyijeho b, bikaba ari byo gaciro kabyo, uteranyijeho b bikaba ari byo gaciro kabyo. Noneho ku displaying ibi ngibi tukadisplayinga sum, saving, running. Ahangaha nari nibagiwe semicolon, running. Murabona bari kumbwira ngo inter a 3, inter b 2. Urabona n'ubundi byose ni bimwe. Wowe ukora ibyo wumva bikoroheye. Noneho ubwo ahangaha icyo uko biba bimeze ni gute? Ahangaha tuba twadekaraye a na b. Ahangaha winjizamo
urabanza ukinjizamo A, ugakanda enter ukinjizamo B. noneho ahangaha twahise tudekarara indi variable bita sum. noneho ubwo sum ni ukuvuga ngo iyo ntabwo tuzajya tuyinjiza. Sum yo izajya ingana n'igiteranyo cy'ibi bibiri, izajya ingana n'igiteranyo cy'ibi bibiri. Kuvuga ngo ahangaha niba twari twinjijemo gatatu, iyi A yari gatatu, B ari kabiri, ubwo sum izajya ingana na gatatu uteranyijeho kabiri, ubwo ibyo ngibyo ni gatanu, ubwo sum izajya iba ingana na gatanu. Ahangaha noneho tu displaying sum, ubwo ahangaha sum izajya iba ari gatanu. Kuvuga ngo ibyo twabonye ni ibi, twabonye output, twabonye na input. Noneho input twabonye ko dukora input twanditse keyword ya C++ bita cin, bandika cin. Twabanije dukora iyo kuzajya twinjizamo name, ikadisplayinga iyo name. Ahangaha tuhita dukora noneho n'indi app yo kuzajya twinjizamo imibare ibiri ikaduhereza sum yayo. Noneho weho kamwe nk'akantu ko gukora, noneho weho uze gukora noneho iyigabanya imibare ibiri, igabanya imibare ibiri umuntu yinjije. Noneho niyanga utwandikire muri comment tubwira ati mudukorere video ya programme mwaduhaye gukora byaranze. Noneho rero murakoze, turakunda, ariko muzajye mwibuka gukora subscribe. Noneho twabazaniye n'ibindi bintu nyine twabazaniye bishyashya, aho ubwo turabahereza nimero zacu nyine muri description, wowe uzajya uduhamagara niba ukeneye yuko twaza tukakwigisha noneho turi kumwe. Ni nabyo byari byiza cyane, ukazajya utubaza ibintu nyine byakugoye. Ubwo waduhamagara kuri iyo nimero turi buze gushyira muri description, noneho nyine tukavugana.